gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagiuhomba. Kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel Abishuti TV n'ibiganiro by'abakamana. Kanda subscribe twagura urugamba rw'ijuru. Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagiuhomba. Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagiuhomba. Hola kabisa nyine nuko nyine dutangira twimanukira gatanu kandi nta gatinda. Imbere yacu murabona ko twicaranye na Abidodomo ndetse no bita Abinshuti. Abinshuti bimeze bite? Bimeze neza cyane. Ariko kakajambo njya nkakunda akansubiramo nimba ukibuka. Jambo kaye ko tugira amagambo menshi kandi tuvugira Imana. Ati bagira amagambo menshi kandi bakavugira Imana nyine nuko nyine kumvugira Imana. Ngo haleluya. Haleluya. Nuko di. Gange kerero reka tuze nyine twinjira mu kiganiro cyacu nyirizira mu kanya gato gusa munyemere byibuse mbanze ntumikire n'abadutumye hanyuma andaje nyine tunakore mu nganzi tumenye uko gahunda ziba zimeze gatanu kandi umunsi kundi kuko nje peke yake mwenyewe banyera kugena nkakuzanira nyine abasari beza bameze neza cyane kabisa gatanu kandi nta gutinda nta gutuza. Ndi kumwe n'umuntu uri kubuhanga bw'ibyo mumubwira ati komeza nyine kubwe neza nyine utaka komeza nyine. Simbukira kuri Irene Krangwa ukike subscribe ibintu byose biraza ko byagenda neza cyane gusa niba ukeneye umuziki umeze neza ukeneye nayo kuvuga ati nanjye kabisa nkeneye kuba naririmba nyine nkumva uko nyine Uwiteka agize neza mu kuririmba kwanjye byibuse kirageza nyaboneka usimbukire kwa Irene Krangwa byose biraza kuba byamira sawa. Ni peke yake kareke ngo ngiye kwicicikira ngiye ushatse naki ubundi yo nishimye yo nezerewe nshatse nataha siko gahunda zimeze se. Barabyemeye nagutaha turataramira Imana buke naka nashakaga gusa reka nawe tuze dutaramenyere tumenye uko gahunda zimeze ariko gato gusa mwakira n'umushyitsi. Mwakira n'umushyitsi wansuye n'umushyitsi yego ngaho mwakire dukomeze. Nkibisanzwe nikora Abishuti TV nkaba ndi kumwe n'umushyitsi hano umupapa mwiza cyane umukozi w'Imana mvuga butumwa ni umuntu mukuru cyane reka kubira cyane umukozi w'Imana yego ikaze tuguhaye karibu rwose kwa Abishuti TV. Ijambo ryawe twaguhaye ijambo twigira dukurikiranye ubundi nabasuhuza. Barakoze nkuko bisanzwe ni ariko ongera ijwi waratamye ndabizi warariye bituzani byose rwose ongera ijwi ntuzi ko ibirayi byahendutse ongera ijwi n'umuceri wakatutse ongera ijwi rwose jye ko ngumaze igihe utarya se ongera ijwi mbabarira. yego nkuko bisanzwe ni Akimana TV cyangwa Abidodomo. Ndishimye cyane kuba ngeze Abishuti TV turi inshuti turakundana kuva kera ebana ndishimye kuba ndi hano Imana imugisha. Yego arakoze cyane Akimana TV mwana we n'umukozi w'Imana twabanye kirekire twakoranye mu gihe kirekire uyu munsi nkanifuje kugira ngo mubazanire Imana ibaho umugisha cyane Imana yo mu ijuru ibashyigikire kandi umugisha mwe mudukurikiranye nk'uyu mwanya. Rero navuga ngo Akimana ntamutumiye kugira ngo aze dufatanye tuzangure ihene ry'Imana duhimbaza Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Ngango karara oni Abishuti peke yake nyina avuga ati ninge peke yake ariko nawe nabishuti nawe namwita peke yake byose nyine. Wana Abishuti avuga ati injewe nazanye umushyitsi bamwita Abidodomo na Abidodomo niwe bakunze kwita Akimana TV agomba kuza nyine akaba ari kumwe na Abishuti bose na amazina arajyanye ubwo rero ibisa ntumbaze namwe nyine murumva. Uyu munsi n'uburyo tujye gutarama atumenye uko gahunda zimeze tunabyine nyine tunasirimbe si byose bantu mudakunda gusirimba rero uyu munsi mugomba kwiga gusirimba buriya ngo iyo wasirimbye ngo n'abazimu baragenda yego pastor kugenda gusa arashya
ngo gusiriba n'abazimu barashya no kubatwika. maze Dawidi yacuranye umwami Dawidi umwami arangije naranezerwa Nganguko. iyo yatambaga gusa myuka mibi yarahunga. Harya ngo ninde batambye mwiterurago? Dawidi. Yego Dawidi we duteramira. Sawuli ntakakubuze gukora umurimo. Ngaho rero reka tujyeyo. Mwanguruka rero kusi murahaguruka. Manze mutarame ho gato nanjye ndashaho gato masi bakutuza. Je numva n'icyaka cyatangiye kuza. Nimba ndasoza umubyizi ntago mbizi. Mukanya turahimbaza Imana icyaka kirahunga. Ngangu. Bose mwuka yaraguhaza. Neza kabaza kamatsiko. Ngubu ni umuntu yagiye ku rusengero ngo bagiye kurya nyine akarya bya mwuka wera akagira gute yamara kurya ibya mwuka wera nyine iyo umuntu hazi ikibazo nuko umuntu yagiye ku rusengero ikibazo nuko yatashye haza kuntira ku kiryo kandi nanjye mbashonje meze bite kubiryo umuntu yari ibitunga ubugingo cyangwa ibitunga umubiri kandi ronze imitungo muzima oya mama twibye byose biruzuzanya mama twibye biruzuzanya nga rero reka none tugiye kurya ku bitunga umubiri abenshi nyine mwamuzi ko mugiye kubahereza ibirayi n'amateke ariko ntabwo biri bukunde ubwo tugiye ibitunga ubugingo bitunga umubiri ntabyo dufite hano nakotoye Sasa twakiye mu ndirimbo ho gatoya maze tumenye uko gahunda zimeze tuninjira mu kiganiro neza nyirese na yego murakoze cyane rero n'utuye guhimbaza Imana na Kimana TV navuga ngo iminsi iri imbere mwe muhishuye byinshi byiza ndimo ndategura ko ngiye na Kimana TV ko twakoreye Imana igihe kirekire igihe kinini tuzabashakira indirimbo tuzabaha indirimbo ni ugukora kurabo tuzakora karabonye na Kimana tubaha indirimbo rwose tubaha ibintu byiza cyane yego kuko twese hari Imana tuvaye buriya hari ibintu byinshi mutamenye muzabimenya tuzabimenya aragira ati hari byinshi mutamenye byose tuzabimenya nge icyo basabye gusa mu ndirimbo gato maze dukomeze reka duhimbaze Imana reka Kimana nk'umushyitsi nazanye ikazamure ijwi nk'akabaza duhimbaze Imana mwanya n'uwawe yara karimbo bankunda yego kambaze nkaririmba ariko wumve nta kibazo rwose ibyo unyuramo biruhije shuti nibyigihe gitoya ntibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka jya uyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibi biruhije n'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinze ntago rizahera jya uyizera Imana ishimwe nubwo isezerano ry'Imana ryatinda nubwo wabona ibintu byaranze ariko jya uyizera yego amen amen nakoze cyane n'ubu turacyari guhimbaza Imana Imana ishimwe cyane tugiye guhimbaza mu ikorasi ntoya kugira ngo wowe uri kumwe natwe udufashe duhimbaza Imana mwene data guhimbaza Imana ni ibyiciro gikomeye cyane ugira neza bugacya bukira ugira neza Mana gira neza bugacya bukira ugira neza Mana ugira neza bugacya bukira ugira neza hayiwe ugira neza bugacya bukira ugira neza Mana hayiwe uratabara bugacya bukira ugira neza Mana jya mu bice by'isi gira neza bugacya bukira ugira neza Mana ugira neza bugacya bukira ugira neza Mana hayiwe ugira neza bugacya bukira ugira neza Mana hayiwe twarakubonye bugacya bukira ugira neza Mana gira neza bugacya bukira ugira neza Mana gira neza bugacya bukira ugira neza Mana gira neza bugacya bukira ugira neza Mana hayiwe ngo twarakubonye Mana twarakubonye Mana we twarakubonye Mana twarakubonye hayiwe twarakubonye Mana twarakubonye Mana twarakubonye Mana twarakubonye mu bibazo twarakubonye Mana twarakubonye Mana we twarakubonye Mana twarakubonye Akimana yarakubonye Mana twarakubonye Mana we twarakubonye Mana twarakubonye mu butayu twarakubonye Mana twarakubonye Mana we twarakubonye Mana twarakubonye mu bibazo twarakubonye Mana twarakubonye Mana we twarakubonye Mana
twarakubonye mana ayiwe twarakubonye mana twarakubonye mana ayiwe twarakubonye mana twarakubonye mana zaba yaratsinze urugamba zabana na Yesu akaramata zaba yaratsinze haleluya azabana na Yesu akaramata ayiwe ngo uzaba yaratsinze urugamba zabana na Yesu akaramata zaba yaratsinze urugamba ayiwe azabana na Yesu akaramata ayiwe umubyeyi uzatsinda urugamba zabana na Yesu akaramata zaba yaratsinze urugamba ayiwe azabana na Yesu akaramata ayiwe ngo azabana na Yesu akaramata azabana na Yesu akaramata ayiwe ngo azabana na Yesu akaramata azabana na Yesu akaramata ayiwe ngo azabana na Yesu akaramata azabana na Yesu akaramata ayiwe ngo niyamamare mana yacu niyamamare iyi saha niyamamare uyu munsi niyamamare mu bagabo niyamamare mu basore niyamamare mana yacu niyamamare haleluya niyamamare haleluya niyamamare ayiwe ngo niyamamare uyu munsi niyamamare cyo amamara Kristo shimwe ni ryawe haleluya shimwe ni ryawe haleluya we shimwe ni ryawe haleluya shimwe ni ryawe haleluya shimwe ni ryawe uwiteka shimwe ni ryawe kanyene n'abateramyi beza babarimba neza ibintu byose bikagenda neza gatandatu kandi reka nkubwira ati nawe aho waba uri hose ushobora kwamamaza uwiteka kandi ibintu byose bikagenda neza gusa icyo nagusaba ni ukudakuraho urushinge kuri Abishuti TV kugira ngo nyine gahunda zikomeze kuba zagenda neza cyane zikomeze kuryoha gatandatu kandi munyemere gato dutumikire n'abadutumye kugira ngo byibuze ibintu bikoze kuba byagenda neza cyane gusa Simbucha kwirene krangwa ibintu byose biraza kwa byagenda neza gatanu kandi ukike subscribe like share ni comment byose biraza kwa byamira sawa usimbukire kuri Apitodom nyine ni Abishuti muramura imbere ya kamera imbere y'ijisho ryanyu rwose gatanu kandi wasimbukira kuri Akimana TV byose bikagenda neza cyane gatanu kandi icya gusaba klika subscribe like share and comment byose biraza kwa byamira sawa turi kumwe rero na mwenyewe Abishuti TV agira ati Yesu ni yamamare ibihe byose uko yaratsinze yatsinze Satani mwikuzimu yavuye ngo ntago azasubirayo yasize yakoze yamabara yasize ahambiriye Satani ingabo zose ngariko ngo iminyurungo yaracitse Satani yavuze yaramanitse yavuze ati ndakunda byemeye rwose yaramanika yose ati sali papa yose apana kumwe yose yaramanitse Akimana warenza iki kuri iryo jambo ntaki Gangaka Yesu ni umwami ibihe byose Yesu ni umwami ibihe byose ijambo rimwe gusa niki gituma mukundana cyane bigezaho icyo kibazo tubajije rero nawe wakisubiza uyu mugabo witwa Akimana twabanye mu butatu n'abasore ntabwo ari cyiza ese mwabanye mu butayu mukiri n'abasore dusangira ubusa tubana mu bihe bigoye none Imana twese yatubwiye duhaye ingo twubatse mwese mwubatse ingo Imana habwa icyubahiro ubu mufite abagore n'abana cyane rwose Imana ufite abana bangahe mfite umwana umwe Akimana ufite bangahe amaye nkanone ko wamusize hari ibintu biza baragati ko badabo igakora dabo ni iki kintu cyaba cyarakugoye mu busore bwawe ikintu cyangoye ni byinshi ariko kimwe mu bintu byangoye mu busore bwanjye ni ukubaho mu buzima bwo kwimenyera ikintu cyose kandi ntafite uburyo n'imiryango yaranyanze n'imiryango yarakwanze kubera kuvuga Imana kubera Imana gusa navuze Imana imiryango iranyanga ntabwo bari bakize abacuti zanjye bakuzi banjye turaje tugaruka mu kanya gatoya Abidodom wowe niki kintu cyakugoye mu busore bwawe
urebye amateka tujya kuyahuza niyo mpamvu ubwo mpise menye ipfundo ry'urukundo nako nashakaga amateka ati mujya kuyahuza wowe nimba amateka byibuze akantu katumye uvuga ati ngiye ntintambwe nkurikiye Kristo nta mpamvu yo gusubira inyuma ngenda kataje kabisa niki urebye twavutse n'ubundi wacu turabarokora nkuriramo aho ngaho rero hapo wewe biroroshye none usasa bidodom abishuti wowe urambwa ati nje rwose mu busore bwanje iwacu ntago banyumvaga baranyangaga ibintu byabo kabimeze nabi ariko tumaze kumva ko abidodomo n'ubundi we yari umwana wo mu gitambye wabana wo mu gitambye turatubaje mu kanya gatoya wowe bimeze biti kugira ngo batinye ntambwe ndagiye nkurikiye Kristo buri umuntu nta utinya ishyamba atinya nicyo ari huriyemo siko ubona zimeze wowe niki cyatumye haguruka sasa ikintu cyatumye haguruka ku kintu umugabo witwa Yesu nuko namubonye ankiza uburwayi bwananiranye kuko narwaye uburwayi ngera kurengera rw'imiryango inyangira ko nzapfa ariko nikomeza ku Mana rasenga wikomeza ku Mana urasenga Imana inkiza kubera imbaraga zayo nta muntu ugize mu ruhare yagukikije ikirere ubwo burwayi bumeze gute ubu kano kaguru uri kubona hanga amagufa yako ntayo kagira kazamure neza tukareba amagufa yako yavuyemo nafata nkakoramo nkajugunya ku buryo kahinguranyije hano hose ubu ngubu niyo katumye mva no mu ishuri baba we hangane n'ukuri kw'Imana nakarwaye imyaka 3 uzi ko mareba nkumva ndashize di imyaka 3 Yesu aratabara ariko Yesu aravuga ati mwana wanjye uzankorera byanze bikunze zagukiza inkorero uri muzima yego di nanjye mbonye igitangaza Imana yarakoze kandi yakoze ibikomeye yakoze igikorwa cyiza cyane gihambaye ubu ngubu rero ni umuntu udafite kwemera ashatse yakemera je nayamanitse abenshi baremeye abenshi bakijwe kwera kano kaguru nanjye ntihawo nanjye misengera ubwoba ariko Uwiteka himbazwe yarakoze yagenderagamo ubivemo wizera Imana ibyo nagenderagamo nangukure none se wabura gukurikira Imana wo ikimenyetso gikomeye buri rero buri wese avuga ati ngewe ikintu cyatumye nkurikira Imana iki niki ufite igihamya gifatika nundi wese yavuga ati nanjye kabisa Imana yo mu ijuru ni igomba kugira ute kunkiza ariko se gato cyane hari ukuntu abantu bavuga ati Imana biki nibiki ati bundi we Yesu wabambwe ku musaraba azaza gukora iki cyangwa se azamanuke tumukubita ikiboko nimba atarabonye ikiboko ari mu isi azibeshye yongera agaruke mwebwe murabivugaho iki subira mu kibazo hari abantu bavuga ati Yesu tibyo muvuga ati Yesu byo kuza nyine nk'uko urukunga ati Imana ngirakiza hari umuntu bati ibyo ngibyo muvuga ati Imana irakiza ibiki bitikiza abahaze nyine bari uva nkubwira abantu bamenye ngibyo ati Yesu azibeshye yongera agaruke nkwereke ko uzavuga ibyo ngibyo nabahakanyi abona koze wa Satani nabo bafite n'abadayimoni abo ngaho gute se impamvu ni iyi kuko dufite isezerano kuko ijambo ry'Imana ritubwira muri Bibiliya rero abo ngabo bavuga ibyo ngibyo n'abahakanye n'abakozi ba Satani ahubwo tubarwanya basibwa mu izina rya Yesu none se akabazo k'amatsiko yego buriya ikiremwa muntu cyose aho kiva kikagera kuri iyi si cyaremwe mu ishusho y'Imana gihindukira kikaba umukozi wa Satani gute baremwe mu ishusho y'iki y'Imana ni gute bahindukira bakaba abakozi ba Satani kandi turemwe mu ishusho ese Imana yabyara nabi cyane rwose ntacyo iyo umuntu akoze ibyangwa n'Imana iyo umuntu akoze ibyo gukiranira yego aba yitandukanyije n'Imana kuko iyo dusomye itangiriro tubonamo amateka y'ubwese tubonamo icyaha cy'inkomokano cyaturutse yego yego iyo umuntu rero akoze ibyaha iyo umuntu adakiranutse Imana atagenda mu nzira z'Imana aba yitandukanyije n'Imana ari mu ruhande rwa Satani aba ari mu ruhande rwa Satani bivuze ati mwana wanjye narakubyaye warananiye wagize gute none ndaguciye mu rubyaro rwanjye vamo nuko bigenda hari amahirwe iyo ugarutse biraba ngo nimugaruka nimungarukira nanjye nzagira gute nzabagarukira yewe we Yesu noneho ngaduhetse ku mugongo umugani w'umwana w'ikirara ngo yabwiye se amubwira ati ngewe nta kintu mara hano n'utwanjye n'urye nurangize ngo isaramugabanya ibintu byarabimuha Bibiliya ivuga ngo ki ngo ajya mu gihugu cya kure ngo ahageze ngo biraba ngo yayisha ibyo yari afite byose abijyana mu iraha abirya birarangira nk'umuntu nyine uri kwirwanaho ngo birarangira ngo ajya gusaba akazi bamuha akazi ko kuragira iki ingurube bakajya asangira nazo ngo rimwe na rimwe ngo kanabibura ngo ariko ngo yisubiyemo niko yanjye yambwiye ngo yisubiyemo aravuga ngo kwa data hari abagaragu aratetse bati barimo barabirya bakanabimena nanjye ndi gusangira n'ingurube aravuga ngo reka njye kwa data
haleluya amen. imana ni nziza yego aho ngo reka ngende wenda nanjye nashaka ngire umugaragu cyangwa ngire umuja ariko imana ishimwe imana ntabwo ireba nk'abantu ngo ahageze ngo amumenye bari nko ku muryango ngo ari hirya haleluya baraza yego ngo ahageze ngo ategeka ko babaga ikimasa cyiza kibyibushye ngo ategeka ko bamwambika ikanzu nziza nukubera iki ni impuhwe za kibyeyi nubwo twaba biraba ngo nubwo ibyaha byacu byatukura tukudu Imana ijya ibasha kubihindura umweru nka shereri yego kandi yaravuze ngo nta muntu uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu abo bazakorwa n'isoni. uwo ni Abidodomu adusobanurira avuga ati ushaka kuva mu masezerano nyine nta mpamvu byose bizaba imfabusa gusa ibyo wakora byose nibwo ibyaha byawe byatukura tukutuku wowe ukagarukira Uwiteka byose birashoboka yuko nyine Yesu yakongera akavuga ati urakaza neza mwana. Reka dukomeze nyine nganguko rero hanyuma dusa n'abagana ku musozi w'ikiganiro cyacu korasi gusa kamwe gusa hanyuma tuze ukuntu muri byo aririmba hari na mu Rwenda n'icyenda zari hamwe mu rwuri ariko imwe yarizimiye ivuye ku mungeri hari ntama mu bihana mangizera yitaye umungeri wayo mwiza mu bihana mangizera itaye umungeri wayo mwiza izo ufite urwenda n'icyenda ese ntizihagije uwo mungeri ati sigaho iyo nayo niyanjye naho yabigeze kure ngiye gushaka iyo nama yanjye naho yabigeze kure ngiye gushaka iyo nama yanjye kaya nyine nguko nimba nawe udukeneye kuduhamagara byibuze dusemuke tukugeraho tugirane ibiganiro bye bitandukanye cyangwa se waba ukeneye kuzamura YouTube channel yawe kugira ngo ube monetization ujye ukora vuga ati nanjye kabisa uyu munsi wa none hari akantu nyine kari kuza kuri konti duhamagare kuri 0788430483 kiduhamagara byose turaza kubikora neza cyane gatanu kandi byibuze nyamureka gerageza usimukire ku bafatanya ibikorwa bacu kugira ngo byibuze gahunda zikomeze kuba azagenda neza cyane gusa ukeneye umuziki mwiza asimukira kuri Irene Karangwa cyangwa se nimba ukeneye n'ibindi byose n'umuziki wose usimukira kuri Irene Karangwa urahasanga byinshi bitandukanye byinshi bibereye umutima hanyuma ukirike subscribe like byose biza kwa byagenda neza cyane gatanu kandi turi kumwe na Abidodomu tunagana nyine ku musozi w'ikiganiro cyacu wasimukira kuri Akimana TV byose bikagenda sawa simukira kuri Abishuti TV byose bize kwa byagenda neza amazina y'abanyagangora kuyavuga ariko nakuri nyine byagenda Abishuti Akimana nyine aho hantu hose gerageza usimbuke ukirike subscribe byose biraza kuba byamera sawa ijambo rimwe ku bafana banyu tugana ku musozi turabakunda cyane turabakunda kandi akumye batubinyuma dushyikira Imana izajya bahera umugisha nicyo abwira umudamu wawe yaramubwira ngo ndamukunda cyane agomeza mfashe cyane kandi agumye ndi nyuma ego Abidodomu ni ku mutima bye munyemera tuzasubire ubutaha yari igati ipeke yake mwenyewe official wa Kibamba murabeho ikiganiro ni akagaruka amen. gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro gukorera Imana n'umushinga utagiuhomba kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel Abishuti TV n'ibiganiro by'Abakamana kanda subscribe twagura ubwami bw'ijuru.
gukorera imana n'umushinga ufite ishingiro gukorera imana n'umushinga utagiye uhomba gukorera imana n'umushinga ufite ishingiro gukorera imana n'umushinga utagiye uhomba